barakwereka dutangira na filimi yacu ari umuryango wari urimo gusenga ugiye gufungura. Gusa uko umwana yari arimo gusenga w'umukobwa, mama we yahise yikora mu mabere arangije akuramo urushinge atangira gutera ibintu mu biryo byiwe. Gusa ibyo byose uko yari ari kubikora, akana k'agahungu kari karimo gusenga ko karabibonye. Umwana w'umukobwa arangije gusenga, mama we yahise avuga ati amena, ati bana banjye rero muryoherwe kandi nabatekeye ibiryo biryoshye. Ati sibyo, ati ngaho murye vuba vuba. Barakwereka wa mwana w'umukobwa agiye kurya, musaza we yahise amubwira ati oya, ati ibi biryo ni njye uri buze kubirya. Wa mwana w'umuhungu wabonye barimo kuroga uyu mwana w'umukobwa yahise atangira gukameza, aravuga ati ibi biryo ni ibyanjye. Barakwereka ka kana k'agahungu karavuze ati oya, ati ibyo biryo ntabwo uri buze kubirya, ati bino biryo ni ibyanjye. Wa mwana w'umukobwa aramubwiye ati oya, ati waretse nkarya nkajya ku ishuri, turimo kuntinza. Barakwereka mama we yahise avuga ati zana ibyo biryo. Mama we warangije aramubwira ati umva mwana wanjye, ati bino biryo byawe nibyo biryoshye kurusha iby'uyu nguyu, ati reba ibyawe biriho n'inyama nyinshi, ati rero reka mushiki wawe arye bino biryo nawe urya ibyo ngibyo. Barakwereka ka kana k'agahungu karavuze ati hoya, ati ndaza kurya ibi ngibi. Barakwereka ka kana k'agahungu kakomeje gukameza karavuga ati hoya muzane ibyo biryo, ati ntabwo ari buze kuza kurya ibyo biryo. Barakwereka wa mugore yahise atangira kurakara aravuga ati ufite ikihe kibazo, ati waretse mushiki wawe akarya. Barakwereka wa mugore yahise avuga ati hoya, ati zana ibyo biryo, ati ntubimuhereze, ati ntubereze musaza wawe. Barakwereka wa mugore yahise afata bya biryo arangije atangira gutonganya ka kana k'agakobwa kari karimo gusenga, arakabwira ati wowe uri ikigoryi, ati kubera iki naguhaye bino biryo ntuhite utangira kubirya vuba vuba, musaza wawe akaba arinze aho atangira kubirwanira nawe, ati iyo nguhereza bino biryo wari kuba wahise ubirya vuba vuba. Arangije ahita yongera afata kuri ka kana k'agahungu arakabwira ati umva mwana wanjye, ati gerageza gutuza, ati mushiki wawe arye bino biryo, ati nawe uze kurya bino byawe, ati bino biryo byawe nibyo biryoshye kurusha ibya mushiki wawe, rero wishegera ibiryo bya mushiki wawe, gerageza urye bino biryo byawe, noneho mushiki wawe nawe muhereze bino biryo nibyo biri buze kumuryohera, kandi nawe ibi ngibi nibyo biri buze kukuryohera. Ati buri wese nafite uko namuteguriye. Arangije amuhereza bya biryo. Wa mwana w'umuhungu nanone arongera aravuga ati oya ntabwo ari buze kubirya. Barakwereka wa mwana w'umukobwa nawe yaravuze ati waretse ariko nkarya ibiryo. Wa mwana w'umuhungu aravuga ati oya, ati bino biryo ntabwo uri buze kubirya. Ka kana k'agakobwa kakomeje kurwana na gasaza kiwe. Kwereka wa mugore yahise abwira wa mwana w'umukobwa ati fata ibyo biryo birye vuba vuba. Wa mwana w'umukobwa agiye kurya bya biryo, n'ubundi musaza wiwe akomeza guteza intambara, aravuga ati ibyo biryo uko biri bugende kose ntabwo uri buze kubirya. Barakwereka ka kana gasaza k'uyu mukobwa kabonye mama wiwe arimo gushira ibintu mwa bino biryo. Rero kano kana k'agahungu kanze yuko mushiki wako ari buze kurya bino biryo. Ntabwo tuzi kubera icyo n'umugore yashatse kuroga kano kana k'agakobwa, barimo gupfikiye uyu mwana se ntabwo ari uw'uyu mugore. Barakwereka wa mugore yahise atangira kubwira ka kana k'agahungu atumva, ati muhereza ibiryo byiwe. Barakwereka wa mugore yahise atangira gutuka ka kana k'agakobwa arakabwira ati kandi ikindi nawe winsunikira umwana, ati wimbwirira umwana nabi, ati niba ushaka ibiryo byawe ati bimwake neza ariko utambwiriye umwana nabi. Barakwereka wa mugore yahise avuga ati mwana wanjye, ati ibyo biryo reka kubirya, ati rwose ndakwinginze ibyo biryo ntubirye. Ariko wa mwana w'umuhungu yakomeje kuvuga ati oya mama njye ndashaka bino biryo, ndashaka bino biryo bya mushiki wanjye, kano gashiki k'uyu muhungu bakita Ada. Barakwereka mama we yahise avuga ati Ada, ati ndekera umwana reka gusunika umwana wanjye. Barakwereka Ada yahise areka bya biryo. Wa mwana w'umuhungu nawe arangije arabifata. Wa mwana w'umuhungu mama we wakomeza kumubwira tumva nkubwire, ati bino biryo ni ibya Ada, ati wowe ibiryo byawe ni ibi ngibi, ati niba unabishaka ndaza kukongeraho inyama, ati basi reka tugurane njyewe nguhereze ibyanjye, ati nguhereze n'inyama zanjye, ariko ureke ibiryo Ada bari uri buze kubirya wowe ntuze kubirya. Barakwereka wa mugore yahise atangira kubwira wa mwana w'umukobwa Ada ati ibyo biryo birya vuba vuba nawe ureke kugira kurwana na musaza wawe, ati bifata uhite ubirya vuba vuba. Barakwereka wa muhungu yaravuze ati oya bino biryo ntabwo mushiki wanjye ari buze kubirya. Wa mwana w'umukobwa yaravuze ati mama none se ko ari kwanga yuko ndya uragira mbigenze gute. Barakwereka wa mwana w'umukobwa Ada yafashe ikiyiko agiye kurya, musaza we ahita kimwaka. Wa mukobwa Ada yahise ajya gufata ikindi kiyiko, nabwo agiye kugifata mama we ahita amubwira ati oya, ati nturishe kino kiyiko cyanjye, ati fata ikiyiko cyawe ari cyo urisha. Barakwereka wa mugore yatangiye gutuka wa mwana w'umukobwa aramubwira ati ese ubundi wowe kurisha ikiyiko urabona ari byo by'ingenzi, ati ntabwo ushobora no kurisha intoki zawe, ati kubera icyo urimo gushaka kurisha ikiyiko gusa, aturishije intoki zawe waba iki wakigoryo. Uyu mugore kuntu arimo kubwira uno mwana w'umukobwa ameze nkaho wagira ngo ntabwo ari mama wiwe. Barakwereka uno mugore yakomeje gutuka uno mwana w'umukobwa aramubwira ati wari kuba warishije intoki, ati kuva kare kugira musaza wawe areke kugira kurwanira ibiryo nawe. Barakwereka wa mugore yakomeje kwinginga ka kana k'agahungu arakabwira ati umva, ati hereza mushiki wawe ibiryo byiwe. Barakwereka wa mwana w'umukobwa n'ubundi yongeye kujya kwaka musaza wiwe ikiyiko, ati mpereza ikiyiko cyanjye nirire. Wa mugore yahise atangira
atangira gufata wa mwana w'umuhungu, ariko umwana w'umuhungu nawe akomeza kurwanirira mushiki wiwe intambara. Kano kana k'agakobwa ko ntabwo kazi ibiri kujya mbere ni ibiki, ntabwo kazi impamvu musaza wako arimo kwanga yuko ari buze kurya bino biryo. Barakwereka wa mwana w'umukobwa gusa yagerageje no gufata ibindi biyiko ngo birishe, ariko no mugore aramubwira ati hoya, ati bino biyiko ntubirishe, ati bikoresha ikiyiko cyawe, ati cyangwa urisha intoki. Barakwereka wa mwana w'umukobwa yahise afata cya kiyiko arangije agitereka ku meza. Barakwereka wa mugore aramubwira ati ntabwo ushobora kurisha intoki. Wa mwana w'umukobwa yaravuze ati njye ntabwo narisha intoki. Barakwereka cya kiyiko kiwe cyari kiguye hasi, yahise agenda kucyoza. Wa mugore arangije aravuga ati ariko wacyana we, kubera icyo utajya wumva, ati ntabwo ushobora kurisha intoki, ati kurabona kurisha ikiyiko ari byo by'ingenzi. Uwo mwana w'umukobwa akimara koza ikiyiko yahise yongera agaruka ku meza kugira yongere arye. Barakwereka wa mwana w'umukobwa yabwiye musaza wiwe ati ariko wambabariye ukareka nkarya, ko njyewe ibiryo ngiye kurya n'ibyawe ugiye kurya ko nta bintu bitandukaniyeho, waretse nkarya. Wa mugore yakomeje kwinginga umuhungu wiwe aramubwira ati umva, ati mwana wanjye tereka mushiki wawe arye bino biryo, ati niba unabishaka njyewe ndaza no kuguhereza ibiryo byanjye, ati nanakongereho iyindi nyama ku biryo byawe, ariko byibura urye. Wa mwana w'umuhungu aramubwira ati oya mama, njye ntabwo nshaka ibiryo byawe, ati njye ndashaka ibiryo bya mushiki wanjye yaragiye kurya da. Wa mugore yakomeje kureba bano bana, umugore menya uno mwana wiwe w'umuhungu arimo kumwicira gahunda yari afite. Gusa uno mugore kuntu arimo kubwira uno mwana w'umukobwa ata nabi, bigaragara yuko atari umwana wiwe. Umugore yakomeje kubwira umuhungu wiwe ati muhungu wanjye waretse mushiki wawe akarya, koko urimo gushaka kugera ku kibara. Kwereka wa mwana yagiye gufata ikindi kiyiko ngo bari cyarisha. Wa mugore yahise asara aravuga ati hoya, ati kino kiyiko ntugikoreshe, ati kino kiyiko wigishira mu biryo byawe, ati ibyo bintu urimo kubyumva. Barakwereka wa mugore yahise yaka wa mwana w'umuhungu ikiyiko. Wa mwana w'umukobwa nawe yahise agira umujinya atangira kwivumbura aravuga ati ngaho ufata bino biryo birye. Gusa mama we yaramubwiye ati oya, bino biryo ntabwo uri buze kubirya. Barakwereka wa mwana w'umukobwa bongeye bamuhereza ikiyiko kugira yongere arye. Gusa kano gasaza kiwe ibintu byose kabibonye, kabonye yuko mama wiwe mu by'ukuri adashaka kugirira uno mwana w'umukobwa neza. Yabonye yuko mama wiwe hari ibintu yashize mu biryo by'uno mwana w'umukobwa. Barakwereka ka kana k'agahungu kakomeje kurwanirira mushiki wako intambara. Mushiki wako nawe akomeza kurwanira ntabwo gasaza kiwe ikiyiko. Mu by'ukuri uno mushiki wiwe ntabwo azi ikiri kujya mbere, ntabwo azi impamvu umusaza wiwe arimo kwanga kurya ibiryo byiwe, ahubwo agashaka kurya ibiryo bya mushiki wiwe. Uno mwana nyine bya bindi by'abana, umwana aba ashaka yashegeye ibindi biryo bya mugenzi wiwe. Kano kana kahada niko karimo gutekereza ko ari byo musaza wiwe ashaka kugeraho. Barakwereka wa mugore yahise atangira kubwira kano kana k'agahungu atumva, tuwaretse mushiki wawe akarya bino biryo ko ari byo biri buze kumumerera neza. Barakwereka wa mugore yahise avuga ati ngaho urya ibyo biryo vuba vuba nawe ugende ku ishuri. Barakwereka ka kana k'agahungu mama we yarakabwiye turongera gufata kuri bino biryo bya mushiki wawe ndaza kugukubita, ati ibyo bintu urimo kubyumva fata ibiryo byawe uhita ubirya. Gusa ka kana k'agahungu n'ubundi kakomeje kureba mushiki wako agiye kurya uburozi, karangije kongera akamwaka ikiyiko. Uno mwana w'umukobwa nawe bakomeje kumubwira ati warishije intoki ukareka kurisha ikiyiko. Gusa kano kana k'agakobwa ka Ada karimo kubwira mama wako ati njye ntabwo nshobora kurisha intoki kandi hano hari ibiyiko. Barakwereka wa mugore yahise atangira kubwira kano kana k'agahungu ati ndaza kugukubita wowe, ujye ugira ubwenge, ujye ugira ikinyabupfura. Tuwe mushiki wawe barashaka kurya warangiza ukamwaka ikiyiko, ati iyo mico urimo gukora ntabwo ari myiza, ntabwo bigaragaza yuko uri umuhungu mwiza, ati umwana mwiza ntabwo ari ibyo ngibyo akora. Tereka mushiki wawe arya ibiryo byiwe nawe urya ibiryo byawe kubera ko nibyo nabateguriye. Gusa yakomeje kubibwira kano kana k'agahungu akinginga, ariko kana k'agahungu byose karabyanze kabwira mama wako ati wapi, uyu mushiki wanjye Ada ntabwo ari buze kurya bino biryo. Barakwereka Ada yahise afata ikiyiko agiye kongera kugira ngo arye. Kakana k'agahungu kakomeje kumucunga karebe niba bari buze kurya bino biryo. Gusa yari agiye gutamira kano kana k'agahungu n'ubundi kongera karamubwira ati Ada, ati ibyo biryo wibirya, ati bino biryo ndabishaka, ati ndashaka bari njye urya bino biryo. Kano k'agahungu kafashe bya biyiko byose Ada yashakaga kurisha. Ada twabonye yuko ari umukobwa ugira isuku, ntabwo akunda kurisha ibintu by'intoki. Barakwereka k'agahungu kahise kavuga ati bino biryo ni ngiye ugiye kubirya. Mu gihe yari agiye kubirya mama we yahise atangira kumubuza ahubwo ari we. Aravuga ati mwana wanjye, ati bino biryo ntubirye. Wa mugore arangije aramubwira ati ariko Ada we kubera icyo urimo kumwemerera yuko afata bino biryo, ati we fata ibiryo byawe. Ada nawe agiye kurya bya biryo bya musaza wiwe. Umugore yahise amubwira ati uribeshya ufata ibyo biryo, turibeshya urya ibyo biryo ndaza kugukubita wowe
wowe kikurenge. Adarangije aravuga ati none se ko ashaka kurya ibyo biryo wamuretse akaba ari ibyo arya nanjye nkarya bino. Wa wundi Ada nawe agiye kurya bya biryo bya musaza wiwe, wa mugore nawe yahise amubuza aramubwira ati hoya ati wibirya. Wa mugore arangije aravuga ati ariko wa mwana we w'umuhungu wasaze, urimo gushaka kugera kuki? Wa mugore yahise afata ka kana k'agahungu atangira kukinginga nyine bya bindi by'abana, agatera injuga arebe yuko akana kari buze kwemera yuko mushiki we wari buze kurya bya biryo. Uno mugore twarangije kubona yashizemo ibintu, ariko ibyo ari byo byose ashobore kuba atari ibintu byiza, wasanga ari nk'uburozi yashize mu biryo by'uno mwana w'umukobwa, kuko dukurikije n'uburyo kino mugore arimo kubwira uno mwana w'umukobwa nabi, ashobore kuba ari mukasa ahubwo atari mama wiwe. Barakwereka wa mugore yahise ajyana wa mwana gukaraba intoki, kubera ko wa mwana yari yarangije gukora muri bya biryo bya Ada. Wa mwana mu gihe yari arangaye, wa mugore yahise ahereza wa mukobwa Ada ikiyiko, ariko wa mwana yahise abibona ahita yongera araza yongera yaka Ada bya biryo yuko ari buze kubirya. Gusa uno mwana nawe yari arimo kujya kurya bino biryo, mama wiwe agahita amubuza akamubwira ati hoya ati wirya ati ibyo biryo ntubirye. Ada nawe yajya kurya bya biryo bya musaza wiwe, uyu mama wiwe nawe akamubwira ati bino biryo ntubirye. Barakwereka umwana w'umuhungu yashatse kurya bino biryo, mama wiwe arangije anamubwira ati mwana wanjye utaza kurya bino biryo. Ada nawe arangije arivumbura aravuga ati ngiye kurya bino biryo bya musaza wanjye, naho umureke arya ibiryo byanjye. Wa mugore arangije amubwira ati ariko wacyana wati warasaze ati ibiryo byawe naguteguriye ni ibi ngibi, na musaza wawe ibyiwe ni ibi ngibi. Barakwereka abana bakomeje kurwanira ibiryo muri ako kanya. Wa mugore nawe umujinya uragenda uramwica, arangije aravuga ati kubera iki uyu mwana w'umuhungu arimo kunkora ibi bintu, kubera iki uno mwana w'umuhungu arimo kunyicira imipango yanjye yose napanze. Barakwereka uno mwana w'umuhungu yakomeje kurwanirira mushiki wiwe, gusa uno mugore akajya abwira uno mwana w'umukobwa akamubwira ati Ada ati bino biryo urimo kurya ntabwo ari ibyawe, ati ibiryo byawe nakuteguriye ni ibi ngibi. Uno mwana w'umukobwa Ada nawe akamubwira ati ariko mama ati ibiryo byose ko bimeze kimwe, ku ikibazo washize wahubwiye inyama nkeya ku byanjye, waretse izi nyama ziri ku biryo byiwe nkazishira ku byiwe, nawe akaba ari ibyo arya ibyo naringiye kurya iyo no muhungu musaza wanjye akaba ari ibyo arya. Kumbi bari bakiri aho ngaho bakirimo kurwanira ibiryo, papa wabo yahise yinjira muri salo muri ako kanya. Kimara kwinjira yahise ababwira ati hano hari ikihe kibazo. Papa we yahise yegera ka kana k'agahungu aravuga ati hano mwabaye hagiye ati ko murimo kurwana. Barakwereka uyu mukobwa Ada yatangiye gusobanura papa wiwe, aramubwira ati papa ati rero musaza wanjye bamuhaye ibiryo none arimo kwanga kubirya. Musaza we yahise abwira papa wiwe ati papa nabonye mama ashira ibintu muri bino biryo bya Ada, ati niyo mpamvu ndimo gushaka yuko ntari buze Ada atari buze kurya bino biryo. Barakwereka mama wiwe arangije aravuga ati hoya ati ibyo urimo kuvuga ati ntabwo ari byo. Umwana yaba umuhungu aravuze ati yego ngewe mama wanjye namwiboneye. Barakwereka papa wiwe akimara kumva ibyo bintu yahise azarangije yegera umwana w'umuhungu aramubwira ati mbwira neza mwana wanjye. Mama wiwe arangije aramubwira ati hoya ati mwana wanjye ati wigira ibintu byinshi bwira papa wawe, ati ngwino urye atariko nturye bino biryo bya Ada, wowe rya ibiryo byawe. Gusa papa wiwe yumvishije yuko nguno mwana w'umuhungu yabonye yuko no mugore hari ibintu mama wiwe yashize mu biryo by'uno mwana w'umukobwa. Ada nawe yagerageje kurya ibiryo, papa we arangije aramubwira ati hoya ati weretse kurya ibyo biryo. Papa wiwe arangije aravuga ati hoya ati ndashaka kumenya amakuru arambuye. Gusa no mugore nawe yakomeje gucecekesha kano kana k'agahungu arakabwira ati mwana wanjye tigerageza gutuza ati wibwira papa wawe ibintu byinshi. Barakwereka umwana w'umugabo aramubwira ati mama njye nakwiboneye, njye nabonye hari ibintu urimo gushira mu biryo by'uno mwana mushiki wanjye Ada. Mama we arangije aravuga ati njye nta kintu negeze nshira mu biryo bya mushiki wawe, ahubwo wasanga ari ukubera abonye ndimo kumwongereraho inyama, ariko nta kintu kitari special namushiriye mu biryo byiwe. Barakwereka papa wiwe yari arimo kubyumva, gusa umugore nawe atangira kumubwira ati mugabo wanjye ati wumve yuko mwana wanjye nta bintu negeze mushirira mu biryo, ati by'uno mwana arimo kuvuga ati ntabwo wamenye ibyo ari byo, ati rero reka mushiki wiwe arya ibiryo byiwe, ati namurusaza wiwe arya ibiryo byiwe kubera ko mfite uburyo kine nagiye mbibategurira. Ariko umugabo w'uyu mugore nk'umuntu ufite ubwenge yarebye umugore wiwe kuntu arimo kugenda asobanura ibintu, yumvisha ibyo umugore wiwe arimo gusobanura yumva ntabwo bisobanutse. Umugabo yakomeje kureba umugore wiwe arimo kwisobanura cyane, arimo kumubwira ati buryo ki ashaka yuko buri mwana ari buze kurya isahani yamuteguriye. Umugabo nawe yahise yibaza ati se kubera iki no mugore arimo gushaka ko buri mwana arya isahani yamuteguriye kandi ibiryo byose ari bimwe. Barakwereka umugabo yahise ashaka kumenya ukuri, arangije abwira uno mwana ati none se mwana wanjye ati binsobanurire neza, ati ni ibiki wabonye mu gihe mwari murimo gusenga. Barakwereka umwana w'umuhungu yahise atangira kumubwira ati rero mu gihe mushiki wanjye arimo gusenga
mama wanjye yakoze mu mabere arangije akuriyemo ibintu, arangije abitonyangiriza mu biryo bya mushiki wanjye. Barakwereka mushiki we bahise bamubwira ati none se wari urimo gusenga? Mushiki we aravuga ati yego nari ndimo gusenga ariko ntabyo nabonye. Mu gihe wa mwana w'umukobwa n'ubundi yari yagiye kongera kurya ada, wa musaza we yahise amubwira ati oya, ati bino biryo ntabwo uri buze kubirya. Barakwereka agasaza kiwe kakomeje kumurwanirira intambara, mu by'ukuri mushiki wiwe atanazi. Umugabo we hemba yari akiri aho ngaho, mu by'ukuri atazi ukuntu birimo kugenda, abona ibintu byamucanze. Barakwereka ka kana k'agakobwa kada karavuze ati ubundi waretse nkarya ibiryo bya musaza wanjye niba ashaka kurya ibyanjye nawe akarya ibiryo byiwe. Akimara kuvuga ibyo bigambo mama wiwe yahise atangira kumutuka cyane, arangije aramubwira ati oya, ati buri mwana araza kurya ibiryo byiwe, nari nabibabwiye buri mwana mfite uburyo ki namuteguriye. Barakwereka mu gihe kagahungu kari kagiye mama wiwe yahise atangira kumubwira ati fata ibiryo byawe ubirye vuba vuba. Barakwereka papa we yahise amubwira ati ariko urimo guhatiriza abana kurya bino biryo, ati buri wese umuhatiriza kurya ibiryo byiwe atufite ikihe kibazo? Umugore arangije aravuga ati mugabo wanjye, ati nari nabiteguye, ati mfite uburyo ki nagiye ntegura bino biryo, ati ntabwo nshaka rero ko hari umwana uri buze kurya ibiryo bya mugenzi wiwe. Barakwereka wa mwana w'umukobwa arangije aravuga ati ngaho mpereza ibiryo byanjye, niba mama wanjye adashaka yuko turi buze kurya ibiryo bimeze kimwe, ati mpereza ibyo biryo banteguriye aba ari byo ndya, ati nawe baguhereza ibyawe aba ari byo uri buze kurya. Barakwereka papa wabo yakomeje kubaganiriza mu by'ukuri arebe yuko abana bashobora kumvikana. Barakwereka umugabo yahise atangira kubinginga, arangije aravuga ati bana banjye mugerageze kumvikana kubera ko muri abana bakundana. Gusa mu gihe yari arimo kuvuga ibyo byose, mama wiwe yari arimo gutonganya ka kana k'agahungu, arimo kukabwira ati ibintu urimo kunkorera ni ibiki? Barakwereka wa mugabo yahise avuga ati ariko urabizi, ati niba ibi ngibi biryo bifite ikibazo, ati tugiye kureba, ati noneho wowe ugiye kurya ibyo biryo, ati na adarye biriya byawe wari ugiye kurya, mugiye kugurana ibiryo, ati noneho mu birye nta kibazo kiri buze kuba. Mu gihe uwo mugabo yari arimo kuvuga ibyo bintu byose, umugore yahise avuga ati oya mugabo wanjye, ati nabikubwiye, ati buri mwana wese araza kurya ibiryo byiwe namuteguriye, kubera ko umwana ashobora kurya bino biryo kandi atari umwana nabiteguriye ugasanga bimugizeho ingaruka. Ati kandi urabona ukuntu uyu mwana wawe wamureze nabi, ati ndimo kumubwira ahereze biriya biryo mushiki wiwe, yarangiza agatangira kwigira nabi. Barakwereka umugabo yahise avuga ati rero mugerageze gutuza twumvikane twembi. Barakwereka umugabo nawe yakomeje kumucanga, atangira kwibaza mu by'ukuri ni ukubera icyo n'umugore arimo kwanga ko buri mwana ari buze kurya ibiryo bya mugenzi wiwe. Umugabo yarangije aramubwira ati none se ati ikibazo ni uko washizeho inyama nyinshi ukamuhereza inyama nkeya. Barakwereka umugore arangije aravuga ati hoya, ati ahubwo mu by'ukuri buri mwana wese nuko nari namugeneye ifunguro ryiwe, ati nari namugeneye ibiryo byiwe, ati rero ntabwo nshaka ko umwana ari buze kurya ibiryo bya mugenzi wiwe. Ati umwana wanjye ngo akunda inyama nyinshi, ati nizo nari namushiriye ku isahani. Umugabo arangije aravuga ati none se niba akunda inyama nyinshi kubera iki mushiki wiwe utamushiriyeho inyama nyinshi? Uramutse umushiriyeho inyama nyinshi wabiki? Barakwereka ka kana k'agakobwa kahada kahise kajya koza ikiyiko ko kagira ngo kirire, mu kanya gashaka kwigira ku ishuri. Karangije kafashe ahubwo ibiryo bya mama wako yaragiye kurya aba ari byo gatangira kwirira. Wa mugore yahise abireba yumva umujinya uramwishe, arangije areba ka kana nabi. Barakwereka gusa umugabo yamajije kumenya yuko bino biryo uno mugore ashobore kuba yabiroze. Barakwereka wa mugabo yahise atangira kubaza wa mwana w'umuhungu ati umva, ati noneho wowe ugiye kurya ibiryo byawe, ati noneho na adarya ibiryo bya mama wawe, noneho nawe nimurangiza mama wanyu narangiza arya ibiryo ada yari kurya. Barakwereka umugabo nuko nguko yabyanze. Uyu mugabo yanzuye yuko bano bana bari buze kugurana ibiryo, noneho mama wabo akaza kurya bya biryo ada yari kurya. Gusa wa mugore yahise avuga ati oya, ati ntabwo ndi buze kubirya, ati mwana wanjye we turaza gusangira bino biryo bikeya, atari ko bino biryo ntihagire umuntu n'umwe uri buze kubirya. Barakwereka umugore yavuze ati ariko aba ari uko nguko tubyanzura, ati nuko nguko tugiye kubikora. Barakwereka umugore niko yahise atangira kubabwira, ariko mu by'ukuri umugabo arimo kubibona yuko no mugore hari ikintu kiba agamije kuri aba bana, agamije kuri uyu mwana w'umukobwa kitari cyiza ada. Barakwereka umugabo yakomeje kureba umugore, arangije aravuga ati ariko se wabaye iki? Ati niba tuguranye ibiryo, ati tukakubwira ati wowe urya ibiryo ada yari kurya, noneho musaza wiwe nawe arya ibiryo ada yari kurya, ati ibyo ngibyo bigutwaye iki? Ati wariye ibiryo ada yari kurya, noneho ada nawe akarya ibyawe, noneho musaza wiwe nawe akarya ibiryo wari wamuteguriye nk'uko urimo kubivuga byari ibiryo byiza. Gusa umugore yakomeje gusobanura umugabo, aravuga ati hoya, ati mugabo wanjye, ati gutyo urimo kunsuzuguza abana, ati gutyo uzatuma abana bansuzugura. Umugore yahise atangira kubwira umugabo ati gutyo utuma abana bansuzugura.
Umugabo arangije aravuga ati ariko ati mada hari ikintu ntarimo kumva neza, ati niba abana bashaka gusanga ibiryo cyangwa umwana ashaka kurya ibiryo bya mugenzi wiwe, ati ibiryo byose niba bitetse mu isafuriya imwe, ati waretse abana bakarya ariko utareka gutera rwaserera hagati y'abana. Bari kwereka wa mugore arangije aravuga ati oya gutyo ubu ncuruzuguje abana, ati gutyo uzatuma abana bamenyera cyane. Umugabo yarebye umugore abonamo ko harimo ikibazo. Bari kwereka umugabo yahise aca bugufi, yatangije atangira kubaza umwana ati mwana wanjye, ati nicyo wabonye mama wawe akora. Bari kwereka umwana yahise atangira gusobanurira mama wa papa wiwe ibintu yabonye mama wiwe arimo gukora. Umwana ibiryo bimukoze bagiye kumuhereza ji ya ada, mama wiwe yahise amubwira ati oya wimuhereza iyo ji, ahita atangira kumuhereza ji yari akwiye ku ruhande. Ati nakubwiye, ati wa mwana we ntabwo ujya wumva, ati nakubwiye nuko urimo kundwanya ariko we ntabwo uba witwara nk'umwana wanjye. Turumva ibyaha urimo kunshinja njyewe ntigeze nanakora, turimo kunshinja uburozi njyewe hari uburozi wageze umbonana. Umwana arangije aravuga ati njye nabukubonanye. Umugore yatangiye gutongana n'umwana, baramugije baramubwira ati ngaho niba utashizemo uburozi irya ibyo biryo. Barakwereka abana batangiye kumubwira ati iryo byo biryo. Umugore arangije aravuga ati murimo kuvuga ngo iki, ati ni mwebwe mu ntegeka ibyo kurya se. Barakwereka abana batangiye kumubwira ati niba utashizemo uburozi ngaho urya ibyo biryo noneho turebe niba utashizemo uburozi koko. Barakwereka umugore yagize umujinya agiye gukubita umwana. Umugabo arangije aravuga ati ibintu bano bana barimo kukubwira ati birumvikana, ati bino biryo wabiriye ukumva ibyo abana barimo kukubwira no kurya ibiryo ni ikibazo. Umugore arangije aravuga ati ariko bano bana bawe ntabwo ari bo bantegeka ibyo kuza gukora, ati ni njyewe bino biryo uba wabiteguye, ati nshatse nabirya cyangwa nkanabyihorera. Barakwereka umugabo arangije aravuga ati ngaho rya bino biryo rero wanze kurya, ati birye rero, ati birye cyangwa mbikurishe ku ngufu. Barakwereka umugabo muri ako kanya yahise afata ya sahani wa mugore yari yarozemo wa mwana w'umukobwa, arangije aramubwira ati fata bino birya aba ari byo urya. Umugore arangije aravuga ati oya, ati ntabwo ndi buze kubirya. Umugore agiye gufata ya sahani yindi ngo afata ino sahani aba ariyo umpereza. Umugabo arangije aramubwira ati bino biryo wanze kubirya. Barakwereka abana bahise kana k'agahungu kahise gafata mama wako, karangije karavuga ati ngaho mureke mbereke ibyo noneho mama yashize muri bino biryo. Barakwereka akana katangiye gusaka mama wako, ahantu mama wiwe yahishe rwa rushinge rwari rurimo uburozi twese twahabonye. Barakwereka abana bakomeje gusaka mama wabo ariko mama wabo akomeza kwigira ibamba. Abana barangije baramubwira ati niba udashaka kutwereka rero urwo rushinge dushobora kurya bino biryo wari waturozemo. Ariko umugore nawe atangira kubabwira ati mwebwe ntabwo muntegeka icyo gukora. Ariko umugabo yabyiboneye, yabonye yuko no mugore uburyo cyarimo kwitwara afite ikintu arimo guhisha. Barakwereka umugabo yahise atangira kubwira umugore ati nicyo urimo guhisha. Umugore yashatse kubwira umugabo neza rwose, atangira kumufata neza, ariko kakana k'agahungu kahise gakoramo, karangije gahita kereka papa wiwe ahantu uburozi bwari buri. Karangije karamubwira ati papa, ati dore uburozi yari yaroze mushiki wanjye naho ngaho bwari buri. Umugabo yahise abibona, arangije aravuga ati none se ati ibyo arimo kuvuga ati arimo kubeshya, umwana wanjye arimo kubeshya. Arangije aravuga ati hoye rwose, ati ibyo ngibyo ati ni ikindi kintu nari ndimo kubikoresha, ati ariko ako ngako ntabwo ariko kari karimo uburozi, ati ako ngako ni akantu nari nabitse nagatoye hanze ndangije mba nkabitse mu mabere gusa, ariko nta kintu kibi nari ngamije gukorera bano bana. Barakwereka umwana w'umuhungu nawe yari ari aho ngaho. Umugabo gusa yarihumurije nawe kugira yumve kuko wamugane niba yaba yashizemo uburozi n'umugore. Barakwereka umugore yatangiye gusobanurira umugabo, arangije aramubwira ati nta kintu kibi nari ngamije kuri uno mwana wacu, ati rwose utaza kubyumva nabi, ati nuko nahise nkabika mwahangaha, ati naho ubundi ati byari birimo aho ngaho wari umuti wa hano mu nzu utuma hari ibinyenzi bigenda, ati ndangije rero kubikoresha ati ndibagirwa, ati ndangije mpita mbika ku kantuzamo hano, ariko nta kindi kintu kibi nari ngamije, ati nta n'umwana nashakaga kuroga, ati mu by'ukuri niyo mpamvu. Barakwereka umugabo we yahise avuga ati mva ati madamu, ati ibintu urimo kumbwira ati ni ibintu bitumvikana, ati niba twakubwiye ngo uzurye bino biryo ukanga kubirya, turagira ngo ntabwo twabivumbuye yuko urimo kutubeshya. Umugabo yatangiye kubaza umugore ati mbwiza ukuri, ati washakaga kuroga umwana wanjye. Barakwereka umugabo yahise afata bya biryo, arangije aravuga turabizi, ati niba urimo kwanga kuvuga yuko noneho washakaga kumuroga, ibyo biryo birye, bya biryo wa mugore yari yaroze. Umugabo yahise atangira kumubwira ati ngaho ibyo biryo noneho birye. Barakwereka umugore agiye kurya gusa yabanjije kunywa ji. Umugore yarangije ahita atangira kwirutsa, arangije atangira kwivugishwa ngo ndumva bimereye nabi. Umugabo arangije aramubwira ati oya, ati bino biryo ugomba kubirya ku kabi n'akeza kubera ko n'ubundi niwe wari wabiteguye. Umugabo yatangiye kubwira umugore ati bino biryo wabirya. Umugore arangije aravuga ati ibyo biryo ntabwo nabirya rwose. Barakwereka umugore yahise atangira kwivumbura, aravuga ati ibyo biryo ntabwo nabirya.
umugabo arangije aramubwira ati kubera icyo utari buze kubirya, umugore aramubwira ati ntabwo ibyo biryo ndi buze kubirya, ati ibyo bintu urimo kubyumva neza, ati ibyo biryo nari nabishizemo uburozi, ati murashaka yuko ndi buze kurya uburozi nkapfa? Umugore akimara kuvuga gutyo umugabo yahise avuga ati ngaho rya buno burozi rero kubera ko ni wowe wari waburoze. Abana nabo bakomeje kumubwira ati ibyo biryo ugomba kubirya kubera ko ni wowe wabiroze. Barakwereka umugabo yahise avuga ati ibyo biryo ntihagire n'umwana n'umwe ubikoraho. Umugore arangije aravuga ati reka ngaho reka mundeke, ati mundeke nigendere, ati ariko ibyo biryo ntabwo ndi buze kubirya, ati niba nari nabiroze se murashaka yuko uburozi nari ngiye kurogesha uriya mwana mbereye mukase buri buze kuba ari njyewe bwica? Umugore yahise atangira kubivuga. Umugabo nawe arangije aravuga ati okay, ati niba washakaga kunyicira umwana rero bino biryo nawe ugiye kubirya. Barakwereka umugore bahise batangira kumufata kugira bamuhereze bya biryo yari agiye guhereza wa mwana byari birimo uburozi. Barakwereka na ka kana kiwe k'agahungu yibyarira mu nda nako katangiye gufata mama wako kugira mama wako arye bya biryo yari agiye kurogamo uyu mwana w'umukobwa. Barakwereka umugore arangije aravuga ati njye ibyo biryo ntabwo ndi buze kubirya. Arangije aravuga ati nawe mwana wanjye urimo kungambanira kwera urimo kuntenguha. Umugore yaravuze ati rwose ati uwo mwana ati nashakaga yuko ari buze kurya ibyo biryo agahita apfa. Barakwereka ka kana k'agakobwa karangije karavuga ati ubuse washakaga ko mpfira iki? Ati kubera ko n'ubundi utari umwana wanjye, ati kubera ko n'ubundi tutakubyaye. Barakwereka umugabo yahise areba umugore wiwe arangije arumirwa aravuga ati uyu muntu twabanaga kweri. Barakwereka umugabo yahise abwira umugore ati rero wari uzi n'ikindi, ati ngiye kukwirukana mwa runo rugo, ati nako mbere yuko nkwirukana ati reka mbanze mbaze bano bana icyo ndi buze kugukorera. Barakwereka umugabo yabajije abana barangije aramubwira ati twebwe icyo twifuza ni uko mumuvana mu buzima bwacu tukamuvana mu buzima bwacu akareka kubana natwe. Umugore arangije aravuga ati uvuze ngo iki? Ati ngiye mwana wanjye. Kakana kagahungu kazi kavuga ati yego twebwe ntabwo dushobora kugumana kubana n'umurozi. Barakwereka kakana k'agakobwa karavuze ati ngiye na musaza wanjye tuzaguma hano, ati nibi naba ngombwa utanadushakira umukozi uzajya udufasha, ariko ntabwo twakomeza kubana n'umurozi nk'uyu nguyu. Barakwereka umugabo yahise abaza abana arangije aravuga ati koko murashaka ko mama wanyu mwirukana? Abana barangije baravuga ati yego, ati turashaka yuko mama wacu mwirukana. Barakwereka umugabo yahise abaza na wa mukobwa ati hada mama wanyu mwirukane? Ada nawe arangije aravuga ati yego mwirukane. Barakwereka wa mugore yahise atangira kuza gusaba abana imbabazi. Arangije aravuga ati bana banjye mumbabarire, ati ni ishyari nagiriye no mushiki wawe, ati ni urwango nari mufitiye kubera ko atari njyewe umubyara, ati rero nta icyo ngicyo nari ngamije, ati ni urwango namugiriye gusa, ati ariko nta yindi nabi nari mugamirije. Barangije baramubwira ati kandi nta nabi wari umugamirije ugashaka kujya kumwica, ati wifuzaga kumwica. Umugore arangije aravuga ati basi turamutse twongeye tukabana, ati mumpaye ayandi mahirwe, ati twabana neza. Umugabo arangije aravuga ati nta yandi mahirwe nakongera kuguhereza muri buno buzima, ati kubera ko nguhaye n'ayandi mahirwe tushobora kunyicira abana cyangwa nanjye ubwanjye ukanyica, ati rero icyo dushaka ni uko tuvira mu buzima. Barakwereka umugabo yahise abwira umugore ati turabizi, ati umuryango wakuzanye winjira ahangaha turawuzi, ati uza hano mwa runo rugo nta kintu na kimwe wazanye, ati nurangiza usohoke kandi usohokane nta kintu na kimwe uzanye. Barakwereka umugabo yahise avuga ati niba atari ibyo ngibyo, ati niba udahisemo gukora ibyo ngibyo, ati njyewe n'abana banjye turaza kugenda. Barakwereka umugabo yashatse kugenda ariko arongera aragaruka aravuga ati umva, ati ntabwo nshaka ko ari njyewe ugenda, ati ndashaka bari wowe usohoka. Barakwereka umugabo yatangiye gusohora. Umugore arangije aramubwira ati ndashaka utuvire mu buzima. Umugore arangije aramubwira ati sheri, ati wambabariye rwose. Umugabo arangije aramubwira ati oya ntacyo kukubabarira gihari. Umugore arangije aravuga ati bana banjye murashaka kuko banyirukane? Umugore arangije aravuga ati murashaka banyirukane mwa bana mwe? Abana barangije baravuga ati yego bakwirukane. Abana baramubwiye ati sohoka rwose utuvire mu buzima. Umugabo nuko nguko we n'abana bahise batangira gusohora umugore. Uno mugore yashakaga kuroga kano kana k'agakobwa kubera ko ngo atari we wakabyaraga. Kano kana k'agakobwa kaza gutabarwa na gasaza kiwe kabonye mama wako arimo gushira uburozi mu biryo bya mushiki wiwe. Nuko nguko no mugore rero yavumbuwe bivumburwa yuko yashakaga kwica kano kana k'agakobwa kada musaza wako ari bugatabaye. Barakwereka umugabo yishimiye ka kana k'agahungu katabaye mushiki wako. Arangije aravuga ati bana banjye mumbabarire kandi munyihanganira, ubu ngubu tugiye gusigarana neza njyewe namwe. Turabashimiye rero kuba mwabanya natwe. Yari Big Move Entertainment. Kora subscribe ndetse unakande like, unatubwiye muri comment uburyo ki kano gafilimi kacu wakabonyemo.